Uruheri rwo mu maso rushobora gukira cyangwa se rukagabanuka ukoresha uburyo butanu ngiye kukubwira. Ni uburyo bwizewe, ni uburyo bwiza bukoresha ibimera karemano bidasaba kugira ngo ujye muri farumasi cyangwa se ujye mu bapfumu cyangwa se ujye kwa muganga. Ariko mbere yuko ntangira iki kiganiro nagira ngo mbanze mbahe inama gatoya, nubona byanze cyangwa se uburyo bwanze uzajye kwa muganga bakuvure. Uburyo bwa mbere bwakurinda uruheri cyangwa se wakoresha wivura uruheri, ukoresha ikimera cyitwa igikakarubamba. Uburyo ugikoreshamo, urafata icyo gikakarubamba ugisukure ugikate. Ni ukuvuga ngo urakibona kuri sikirini yawe, ni ukuvuga ngo gifite ibara ry'icyatsi, ukuraho uruhu rw'inyuma hagasigara ibintu biri kurenduka. Noneho ugakaraba aho hantu ugiye kugisiga, ubwo ni ku mubiri, urahakaraba, wamara kuhakaraba noneho ukahasiga inshuro zingahe? Ebyiri cyangwa se eshatu ku munsi. Unyuzaho ukanyerezaho, ugategereza nk'amasaha 2 cyangwa 3, ukongera ukanyerezaho gutyo. Icyiza cyacyo nta zindi ngaruka kigira, kereka wenda utagikarabye cyangwa se ngo wisukure, nibwo wenda bishobora kugutera umwanda. Ubwo ni uburyo bwa mbere wakivura uruheri rwo mu maso. Uburyo bwa kabiri, ukoresha ikindi giti cyitwa umwenya. Umwenya ufite ubushobozi bwo kwica udukoko turi ku ruhu cyangwa se turi ku mubiri wawe. Uburyo ukoreshamo ni ubuhe rero? Ufata amavuta yawo ukayavanga n'amazi, noneho hanyuma ugasiga ahari uruheri. Iki kirumvikana. Ufata rimwe mbese nk'agafuniko kamwe k'ayo mavuta cyangwa se ugakuramo rimwe, ugashyiramo nk'ibitonyanga bigera nko mu 10 cyangwa se 15 by'amazi, warangiza ukabivanga bigasa n'ibyivanze, warangiza ugasiga hahandi hari uruheri inshuro imwe cyangwa se inshuro 2 ku munsi. Ubundi buryo bwa gatatu ni ubwo gukoresha tungurusumu, kuko murabizi neza ko tungurusumu irwanya amabagiteri, n'iyo unayiriye irinda kugugarara mu nda. Umuti wa gatatu ni tungurusumu. Tungurusumu urayifata ukayanika ikuma cyangwa se ukabanza wayisekura, kuko iba itose cyane cyangwa se iba yoroheye cyangwa se itohagiye. Ukayisekura ukayanika ikuma cyangwa se ugakoresha ubundi buryo ikuma, yamara kuma ukayisekura cyane igahinduka ifu. Noneho ugafata amazi akonje meza ukoza ahantu hari uruheri. Noneho wamara kuhoza ugafata gake. Ibyiza ntabwo wayivanga n'amazi, urayifata wamaze kuhakaraba hasa neza ahantu hari uruheri. Urumva ahantu hari uruheri akenshi uri kuhakaraba harakurya, urahakaraba, wamara kuhakaraba ugafata kagafu ugasigaho gakeya. Icyitonderwa kuri tungurusumu, iyo usizeho nyinshi irakubabura, bisabuye ngo usigeho gakeya. Undi muti wa kane w'ikimera ni indimu, lemoni. Ubundi muri rusange indimu irasukura cyangwa se yongera isuku, ikagufasha kwikuraho ibivuta by'umurenge biba byaturutse, mbese ibivuta by'ibinure ibikuraho. None uburyo uyikoresha ni ubuhe? Uburyo uyikoresha, ufata iyo ndimu ukisiga umutobe wayo ugiye kuryama, ugasiga ahantu hari uruheri ariko wabanje kuhakaraba utahasize amavuta. Noneho mu gitondo ukabyuka ahantu wayisize ukahakaraba n'isabune n'amazi meza. Icyitonderwa ku ndimu, niba ugiye kuyikoresha ufite uruhu rworoshye ishobora kukubabura, kuko igira acide sulfuric acid, kandi sulfuric acid irababura. So niba ugiye kuyikoresha ufite uruhu rworoshye, isiga gakeya. Undi muti wa gatanu ni ubuki. Ubundi akamaro k'ubuki ku mubiri, irwanya mikorobe, igasukura n'uruhu. Uburyo ubuki bukoresha rero, urafata ahantu, urareba ahantu hamwe harwaye uruheri, uhakarabe cyangwa se uhoze n'amazi meza n'isabune. Nurangiza urekeho umukeho gatoya, namara kumuka usigeho ubuki, utegereze iminota 10 kugeza kuri 20. Nurangiza uhakarabe. Ubikore buri munsi, uruheri ruzagenda. Izo zari inama zigera muri 5 cyangwa se imiti igera muri 5 wakifashisha uri kwivura uruheri niba rwaranze cyangwa se niba rwarakuzengereje, ukarwivura rugakira burundu.
icyitonderwa kuri izi nama akari eshanu. Iyo ubonye urwivuye ukoresha uburyo bwawe bikanga, ujya kwa muganga bakakuvura cyangwa se ukajya kwa muganga bakakurebera ikibazo kirimo. Iyo warwivuje kwa muganga ntirukunde, ukoresha ubu buryo, urakora cyane, urakiza. Ndabakunda cyane, mukore subscribe.